tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri nako z'ukwezi kwa February nk'uko Orchestre Impala yabiririmbye, ni itariki ikunze gukangura abantu batari bake by'umwihariko abakunzi b'iyo orchestre. Kuri iyi tariki amazina Kaberuka na Marita niyakunze kugaruka cyane, abantu basubiramo ukuntu witwa Kaberuka yivuganye fiancé w'inshuti ye yari yagiye kumwereka. Nubwo bimeze gutya ariko ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo ntibuvugwaho rumwe. Hari abakunze kuvuga ko byaba ari igitekerezo Orchestre Impala yagize, abandi bakemeza ko ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo ari inkuru mpamo kandi yabayeho. Twashatse gukuraho urujijo, twegera umwe mu bari bagize Impala z'icyo gihe kugira ngo adusobanuriraho igitekerezo cy'iyo ndirimbo cyaturutse. Njyewe nitwa Sebigeri Paul, banyita Mimi La Rose muri Orchestre Impala. Hari indirimbo nyinshi mwagiye muririmba zagiye zikundwa cyane n'ubu ngubu ziracyakunzwe, ariko ndagira ngo ngaruke ku ndirimbo imwe abantu benshi bakunze kwibazaho. Indirimbo yitwa Kaberuka, hari abavuga ko bishobora kuba ari ibintu byabayeho. Nk'umuntu wari ubihagazeho ndagira ngo mutubwire amateka y'iriya ndirimbo. Kaberuka ni histoire yabayeho, yari tariki 11 mu kwezi kwa kabiri ariwe February. Hari umuntu wakundaga umukobwa yari fiancé we, noneho ajyana mugenzi we ngo ajye kumwereka umufiancé we. Agezeyo wa mufiancé we ahubwo akunda wa mugenzi we kurusha ko yakundaga wa wundi. Ariko biba mu mabanga. Ndi kwibuka neza ko hari igihe kimwe twavuze ngo bageze kuri Kano na ahantu bavuma amazi. Kera nako kera iyo umuntu yagendaga urugendo rurerure atari rurerure cyane bagendaga n'amaguru. Noneho bakagera ahantu bakicara, niba bishobotse bakanywa amazi cyangwa fanta cyangwa urwagwa cyangwa umusururu. Urabona ibintu bya kera nuko byari bimeze. Ariko bo bageze aho ngaho bananiwe kubera ko nta mafaranga menshi bari bafite, bagera kuri y'amazi. Bagezeyo none baricara, bamanza gukaraba mu mutwe, bararuhuka, bakomeza urugendo. Icyo gihe ndikwibuka neza ko mu guhimba iyo ndirimbo twagizaga kwiriba kuri Kano, byaratugoye kugira ngo tubone melody y'ukuntu bagize aho ngaho baricara, barakaraba, bongera bafata agatege baragenda. Byabanje kuturusha, ariko nyuma yaho tuza kubona melody. Urumva? Noneho turakomeza, urabona ko bakomeje urugendo, bagera kuwa mufiancé we. Muri uko kuramukanya kw'abadaherukana, urabyumva? Niko amasonza amarira y'urukundo. Amarira y'urukundo bayita ngo amasonza. Niyo mpamvu tuvuze niko amasonza yatubungaga mu maso. Uragibuka iyo ndirimbo? Yego. Barahuye noneho bose basa n'abarira, ariko nyuma yaho wa mugenzi we Kaberuka aza kumuca inyuma nk'uko twayiririmbye. Kuva mugenzi we noneho biza kumuca intege, aza kubimenya nyuma bitinze. Arababara, batandukana na Kaberuka. Urumva Kaberuka aramwitwara mu fiancé we, nuko uko byagenze. Hari abantu bibaza ese ibi bintu byaba byarabaye kuri umwe mu bantu bari bagize Orchestre Impala, byaba bimeze gute? Oya, ni histoire y'umuntu watubwiye ukuntu byamugendekeye, nuko nawe waza ukatubwira ngo nyamara afite ikibazo. None tugarutse kuri iyo ndirimbo Kaberuka, bivuze ko umuntu wari wagize iriya deception yabazaniye text aranabishyura kugira ngo ari amagambo ye muyashyire mu ndirimbo? Yatuzaniye amagambo, ariko atubwira n'amagambo noneho ukuntu byamugendekeye, kubera ko byose ntiyagomba kubyandika mu mapuro ngo byuzure. Noneho aratubwira histoire ukuntu yamugendekeye, arababara cyane, tugenda twandika ibyangombwa. Nk'uko par exemple nakubwiye ko bageze kuri Kano barakaraba, bamaze gukaraba bafata agatege, bongera barakomeza baragenda. Urumva ntabwo bavuga ngo bageze kuri Kano ngo barakaraba ngo bamaze gufata agatege, ntabwo byakwirwa mu magambo muri melody. Indirimbo yaba ndende cyane, icyo gihe turabreja tukayigira ingufi. Niba waba ubyibuka neza icyo gihe yaba yarabishyuye nk'amafaranga angahe? Uriya wa Kaberuka nabara amafaranga menshi, yaradusengereye gusa n'umuntu utarufite amafaranga menshi mu Kimihurura. Hanyuma amazina mwakoresheje muri iriya ndirimbo Kaberuka na Marita, niyo mazina yari ayabo bantu cyangwa se mwahimbye andi mazina kugira ngo ba nyir'ubwite badahita biyumva muri iyo ndirimbo?
oya Kaberuka we yari Kaberuka ariko Marita we nabo yari Marita. Twaje gushyira amagambo yose amazina yombi. Kaberuka we ashobora kuba akiriho, numva akiriho, sinzi niba akiriho ariko numva bavuga ko akiriho. Abakekwaho kuba Kaberuka na Marita bavuga muri iyi ndirimbo bariho kugeza ubu bakaba ari umugore n'umugabo batuye mu karere ka Rutsiro ko mu ntara y'Uburengerazuba. Gusa ariko basa nk'abatifuza kugira ikintu na kimwe bavuga kuri iyi ndirimbo bivuga ko yabaririmbiwe. Twabanje kuvugana n'umugabo ariko akimara kumva ko ari kuvugana n'umunyamakuru yahise avuga ko ari mu isengesho atabona umwanya wo kuvuga. Ndani mu isengesho ngo ntago mwampa umunota umwe wonyine. Yambanda mu isengesho nta mwanya afite. Nakabazo kamwe nashaka kubabaza ntago bitinda. Isengesho nta mwanya afite. Umugore ukekwaho kuba Marita uvugwa muri iyi ndirimbo nawe ntiyifuje kugira icyo adutangariza. Nawe kimara kumva ko ari kuvugana n'umunyamakuru yavuze ko ari gukora amaraporo yo kwinjiza abana mu ikoranabuhanga ry'ikigo cy'igihugu cy'uburezi. Avuga ko atabibangikanya no gutanga amakuru. Yewe ndi mu maraporo yo kwinjiza abana muri systeme ya REB, ntabwo nabona akanya k'ikiganiro. Ntabwo turi gukorana, turi mu mafishi, ntabwo navanga ibintu bibiri. Iyi ndirimbo siyo yonyine orchestre Impala yaririmbye ivuga inkuru mpamo y'ibyabaye nk'uko Mimi La Rose bivuga. Hari izindi ndirimbo iyi orchestre yagiye iririmba ibitekerezo byazo bitanzwe n'abantu babaga bifuza ko Impala zibiririmbaho, hakaba nubwo ba nyiri ibitekerezo bishyuraga Impala kugira ngo zibiririmbe. Urabona hari igihe kimwe twari twicaye, umudamu umwe araza aradushaka muri orchestre Impala, aratubwira ngo ashaka kutwakira, ngo dushaka umunsi azatwakireho. Dushaka umunsi umwe tujyayo, ushobora kuba ari nko kuwa kane cyangwa gatanu, kuwa kane cyangwa gatanu gutyo, ari ku Kimihurura. Tugezeyo adukorera umunsi mukuru, aratwakira, dufata ibintu byose dushaka. Noneho avuga amagambo ngo ikintu nabashakiye mwebwe orchestre Impala ni iki. Njyewe mfite urwandiko rwanjye, nagize ibibazo n'umugabo wanjye, none uru rwandiko nanditse amagambo, aya magambo muzayambindiremo indirimbo. Iyo ndirimbo twahimbye, iyo ndirimbo yitwa imyaka ibaye 2 n'igice nawe ureba undi neza. Urayibuka? Ndayizi. Iyo ni umudamu wadutumye Kimihurura aratwakira, tuzi ko agiye kutubwira abandi magambo kuko bisanzwe, atubwira ngo impamvu nyamukuru yadutumyeho ari ayo magambo. Aduhaye amagambo, turagenda nawe turayiga, tuyakoramo melody, turayiririmba. Iyo ndirimbo yaje kugira success, ariko amahirwe yaje kugira uyu mudamu bamaze gutandukana n'umugabo we. Ndavuga ya ndirimbo ya imyaka ibaye 2 n'igice, yaje kugira ubuzima bwiza cyane kurusha umugabo we. Umugabo we umusizi, ubuzima buramunanira, ariko abana be yabyaye abana babiri. Abo bana babiri bamererwa neza, biga mu mashuri meza, amererwa neza cyane. Hari ukuntu umuntu yagiraga nk'ibitekerezo cyangwa yagize repetition ikamubabaza, akemera akaza agatanga nk'amafaranga 1,100. Mu gihe cy'amagambo amagambo mu ndirimbo. Hari n'indi ndirimbo uzumva kuri radio, indi ya gatatu nibuka neza, niboneye urwererane. Urabona iyo ndirimbo nayo hari umuntu waduhamagaye aduha amagambo. Agura umuntu we yaradushekeje cyane. Noneho turayiririmba, indirimbo igira success bidasanzwe. Uriya mugabo aratubwira ngo munyishyure amafaranga. Naje kutwishyura amafaranga ngo dore indirimbo yanjye niyo kuri radio buri munsi. Utanyishyura amafaranga ndajya kubarega. Turamubwira ngo ko ari wowe wazanye amagambo, ni dore wakubwiye ngo tuzane amagambo. Urumva nagakoryo kabaye mu Mpala kwa. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yagize ingaruka no kuri orchestre Impala kuko bamwe mu bari bayigize bishwe muri iyo jenoside. Gusa ariko ku gitekerezo cyamwe mu bari bagize iyo orchestre
bongeye kwisuganya bifatanya n'abandi bahanzi bongera kwibyutsa bahita bayita Orchestre Impala do Kigali. Ariko se hagize ubaha igitekerezo cy'indirimbo bakongera kukiririmba? Mimi La Rose: nubwo dushobora kubikora nabyo bitewe n'ukuntu umuntu yaba yaje dufite nk'umwanya. Hari umuntu ushobora kuzanira igitekerezo ugasanga igitekerezo cye atari amagambo afatika kugira ngo yahimbe, nabyo byagutwara igihe. Urabona nk'ubu ngubu dukora repetition mardi na mercredi gusa kandi après midi. Biterwa n'umuntu ukuntu yaje n'igitekerezo ukuntu yakizanye. Umuntu uzanye nk'amagambo meza ukayasoma akaba arimo akaba ari nk'umupoete, urabyumva? Icyo gihe byadufasha kugira ngo umuntu aririmbe ayo magambo. Kuyahimba nabyo bitwara igihe kirekire, ariko hari umupoete wanditse amagambo tukagenda dukorezaho utuntu duke duke, umuntu yahimba indirimbo facilement. Ngibi byo twabashije kwegeranya kubijyanye n'indirimbo Kaberuka abantu benshi bakunze kugarukaho buri mwaka ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Turacyagerageza kuvugana n'abayivugwamo, mu gihe twaba tubonye andi makuru tukazayabagezaho mu biganiro byacu bitaha. Nge ndi Mupenzi Cyprien Jendahimana.